uko tubyumvikanye. Baramutse mwese. Haleluya.
Sécurité! 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 Kuri kura kimodoka zigacanje imigozi yacu. Kuri kura kimodoka zigacanje imigozi yacu. Cadê a partir satisfeito de protocolo BT? Imana data wa twese wo mu ijuru ube kuri iyi nzu umugisha w'Imana data wa twese ube kuri iyi nzu umugisha w'Imana umwuka wera umufasha wacu ube kuri iyi nzu nimunkingurire abazayikoreramo imirimo yawe bose kwerekana ishimwe ryawe muri Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Twebwe umwepiskopi mukuru w'itorero Anglikani ry'u Rwanda Archbishop Laurent Banda tariki ya 4 Kamena mu mwaka w'umwami wacu
2023 dufunguye urusengero ku mugaragaro. Tubamenyesheje ko nta kindi kizakorerwa muri uru rusengero uretse imirimo yose ijyanye no kuramya Imana n'ivugabutumwa. Mbivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Hallelujah. 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 Reka dukomere Imana amashyi. Twese guhaguruka turirimbire Imana, kandi abaririmbye turirimbire dutangire indirimbo ya 27 twese duhagurutse tuvuga ngo Yesu ashimwe. Turasengera Perezida wa Repubulika, turasengera ministers, turasengera cabinet, turasengera aba muri parliament, turasengera bose abashinzwe kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda, uhereye ku nzego z'isibo ukageza kuri Presidansi. Nyagasani ubarebeshe amaso yawe meza, ubagirire imbabazi kugira ngo bakore amategeko abera Abanyarwanda, kugira ngo adufasha kuba Abanyarwanda bahesha Imana icyubahiro kandi banezerewe mu gihugu cyacu. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ndagira ngo yewe nakire abashyitsi, hanyuma Bishop aze kubakira nyuma, atari uko ari muri nyuma, ahubwo ari uko tubyumvikanye. Aramutse mwese. Haleluya. Banze nakire abakristo biremera, mupepera abantu bose kugira ngo mufashe kuza kwakira abandi mu izina ryayo. Haleluya. Hanyuma nyuma y'abakristo biremera reka nkurikizeho umuryango wanjye, kuko harimo benshi baje n'ubwo badasengera hano, ariko nabo banze mbakire. Arabo dusanzwe dusengana hano, ariko n'abandi baje kwifatanya natwe, mudupepere gusa abantu bamenye ko muhari. Imana ibahe. Ndagira ngo noneho nakire abashyitsi mu buryo bukurikira. Nakira abashyitsi twatumiye mu bantu badufashije, abahagarariye Thank you.
ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago i Siyoni twari tumeze. Uwiteka abajyanyweho iminyago tugarure tumere nk'imigezi y'Inegebu, ababiba barira. Ni umunsi wo gushimira itorero muri rusange, ni umunsi wo gushimira diyoseze ya Kigali, ni umunsi wo gushima Imana ku bwa Kanoni Antoine Rutayisire n'abo bafatanije muri Paruwasi Antoine. Imana ikugire neza kandi ishimirwe ibyo yagukoresheje n'abo mwafatanije bose, na musenyeri wanyu Neveni Amoti Rusengo. Nanjye nzashaka ibya gatatu abone, ndashaka ibya gatatu. Iyi zaburi y'126 irimo umurongo, bagize umurongo usa nk'intego uri mu nyandiko n'ubutumire mwabonye. Ni zaburi izamura amarangamutima, atari ay'ubwoko bw'Abisirayeli gusa, ariko nizera ko natwe tuyisomye neza tukayiga neza, nta munyarwanda wageraga kugira amarangamutima hejuru y'izaburi. Iyi zaburi ni abantu ngo bari bamaze imyaka 70 hehe mu bunyagano. Batari mu gihugu cyabo, abantu bari baraciye mu gihe gikomeye kandi igihe kibabaje. Iyo usomye neza hari aho usanga ngo baracunagujwe, hari aho usanga ngo barakubiswe, hari aho usanga ngo batwawe nk'inyagano, hari aho usanga ngo bataye ibyabo. Ni abantu baciye mu bintu bitoroshye, Abanyarwanda barabisobanukiwe gusumba ayandi mahanga ayo ari yo yose. Natwe twaciye mu bitoroshye. Hanyuma rero ngo bagarutse kuri uyu musozi, umusozi w'i Siyoni, umusozi w'amateka y'Imana, umusozi w'icyicaro cy'Imana, umusozi uzwi cyane, umusozi wari ibirindiro bikomeye. Noneho ngo bagarutse, bamwe muri bo hari abandi batari baza, hanyuma batera hejuru ibintu bisa nkaho ari indoto. Mu Cyongereza bakavuze ngo too good to be true. Natwe hariho bagize ngo it's too good to be true. Bamwe dukandagiye muri iki gihugu aribwo bwa mbere, abandi bakizi, abandi bari mu muyonga. Uyu munsi wa none iyo urebye uravuga ngo it is too good to be true. Ni inzozi nk'izindi. Iyi zaburi rero ntabwo ari Abisirayeli gusa, natwe tuzamurira amarangamutima atoroshye. Iyo urebye ibyo twaje gutaha n'ibyo twaje kwizihiza, ukareba hirya ukareba ibikikije urusengero, yenda usubiye inyuma gatoya ukagera muri iyo myaka sinzi ngo niya ryari, ariko reka tuvuge iyo muri za 90 tumaze kuba icyo twita province 92 nk'itorero. Hanyuma ukareba mu itorero Anglikani byose by'u Rwanda, uyu munsi wagira gutera ijoro, bavuga ngo it is too good to be true. Ni nk'indoto. Ariko ibyo byose ntibyari gushoboka Imana idakoresheje abo yakoresheje. Abatubanjirije, abafashe ibibazo nk'ibi ngibi, abahagurutse bagakora, abitanze mu buryo bwinshi butandukanye, haba mu gihugu haba mu itorero, nibyo bitugejeje aho tugeze uyu munsi.
Imana yacu ihabwa icyubahiro. Aba bantu rero barateruye rwose barareba bati turi mu nzozi, ibi ni ibintu bikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, ngo natwe tugira dute? Natwe turishimye. Nta munyarwanda n'umwe utavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe tugize gute? Turishimye. Nta mukristo w'umwangilikani n'umwe utavuga ate ngo Imana yadukoreye ibikomeye, natwe tugize gute? Natwe turishimye. Nta mukristo w'Iremera cyangwa se wo muri diyoseze ya Kigali yatangiye muri za 1965 utavuga ngo Imana yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Imana ishimwe kuba yakoresheje, Imana ishimwe kuba batangiye bashyiraho fondasiyo, abandi bakaza bashyiraho cya kintu sinzi ko bakitumenya ngo ari rogrine, abandi bagashyiraho itafari, abandi bakabigezaho bigeze uyu munsi wa none. Imana ihabwe icyubahiro. Abahari n'abadahari, abari retired, ubwo ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo mwarakoze namwe twubakiye ku byo bwakoze, uburyo bwo gushima. Ntabwo ari aba bantu gusa rero, ngo n'abari mu mahanga ngo nabo bagize gute? Nabo barishimye, baranezerwa, baravugishwa. Umuvugishwa y'iso bwiza burusanga ngo no mu kanwa kabo hari huzuye iki? Nabo baravugishwa. Kuvugishwa ni ukugira ibyishimo birenze, ugashima Imana, rimwe na rimwe ukavuga amagambo ukibagirwa n'ibyo wagomba kuvuga. Nabo ngo barishimye. Ntabwo ari abari mu mahanga gusa, ahubwo n'amahanga. Nkunda kujya hanze y'iki gihugu kandi biranezeza iyo ngiye ahantu abantu bakavuga ngo tuzaza kwigira iwanyu, atari mu gihugu gusa ariko no kwitorera. Abantu bakavuga ngo cyadutiza, ntabwo mvuga icyo bavuga ngo cyadutiza n'uwo badutira uwo ari we, kuko ntabwo twamutanga, igihe ntikiragera. Igihe nicyagera bazajya batubaza, tuzajya tuvumbura gatoya nk'umwana wicaranye na se ry'ikigori, akamuvumbura akamushyira mu kiganza, ariko igihe cyo kubatiza ntikiragera. No mu itorero rero hariho bagira batariko, hari aho muvuye, hari n'aho mugeze. Imana ihabwe icyubahiro. Mu itorero Anglikani ubutumwa buravugwa, abantu baraza ku gakiza, abakristo barabatizwa, abandi barakomezwa. Hari abajya batubwira imibare, ngira ngo bibagirwa guteranya, kuko bahora hahandi, ntabwo bajya bateranya ngo noneho ngo bavuge ngo 1.2, bagire byibuze ngo 1.2 and 1, kuko mpora mbona tubatiza kandi tugakomeza, keretse niba twisubiramo cyangwa se twizungurukamo. Ariko Imana ishimwe kuko ubutumwa buravugwa, abakristo barinjira, ababatizwa barabatizwa, abakomeza barakomezwa. Urugero ngira ngo mumaze kurubona, haba hano muri paruwasi Remera, haba n'ahandi mu yandi maparuwasi ndetse n'amadiyoseze. Amakanisa arubakwa kandi mashya aratangirwa, amadiyoseze mashya aravuka. Nta Nyaruguru iri hano na Nyaruguru. Ubwo ndakavuga kuko nanjye ni iwacu, buriya ni Musenyeri wanjye. Ejo bundi nabonye mu makuru ngo diyoseze ya Nyaruguru ngo yafashije abagezweho n'ibiza. Nkamenya ko ari diyoseze itaramara n'umwaka, kandi umwaka urabamarara. Numva no gushima Imana. Diyoseze itarashinga ibirenge, itaramara n'umwaka,
Imana ishimirwe ibyo ukora. Diyoseze ya Karongi, niba Imana ishobora kutugirira neza, natwe twakagirira neza abandi, tukababera umugisha, tugatangira dutanga, bifite umumaro munini cyane n'icyo bivuze. Amashuri y'incuke aragenda yiyongera, ndetse maze iminsi nubwo bavuga n'amagi aratanga. Dufite santere zigera kuri 15 muri Gasabo zibona amagi, dufite santere zirenga 30 muri Shyira zibona amagi. Abo bantu bateranyije abana benshi cyane, kuko buri santere yose irimo abana batari munsi y'ijana. N'ahari ibiyandi madiyoseze, umutungo w'itorero uriyongera, kandi turagenda twiga no kuwucunga neza. N'itorero Anglikani iyo utiyongeraga, iyo tutiga kugenda tuwucunga neza, ntabwo nibaza ko muba mubona ibyo mubona n'amaso yanyu. Aha hantu hagiye akayabo, turashima Imana. Sawa gusa icyaguha amahirwe ngo unyarukire muri diyoseze ya Kivu, urebe ibiriho biba mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bwo kwiteza imbere. Imana ishimwe cyane. Icyaguha amahirwe ngo ugere Byumba kuri santere, icyagufasha kuzamuka ukajya mu majyaruguru ukareba muri Shyira, diyoseze ya Shyira, n'iby'iterambere, iby'ivugabutumwa, by'amashuri y'incuke n'ibindi. Karongi twayivuze n'ibyo bamaze kugeraho mu gihe gito, batangiye mu gihe cya Covid mu kwa gatanu, ngire ngo kwa 2020 niba ntibeshye. Nyaruguru nayivuze, nifate Nyaruguru igiye kubaka guest house y'ibyumba 26 feze ya mbere, kandi ayo masezerano ariho arajya mu bikorwa no mu kunonoswa. Nujya icyagugu ntuzabura aho urara, ntuzabura aho ucumbika, ntuzananirwe gusaba bishop ngo aguhe kwisambaza, ariko akwereke n'abana bakina bameze neza, basa neza, n'abakristo n'insengero zubakwa n'amazu y'abapasitori. Nugera ku Kigeme ntuzagenda ko ishyogwe mu cya kabiri, bita mu cya kabiri, ntuzagenda udafashe kuri juice bikorera bariya ngo bacana rimwe. Muzagerageze no kuva kuri ibyo rimwe mujye kuri gaze. Nujya i Butare ntabwo uzabura aho ukorera inama n'ibindi byumba byiyongereye. Nujya ku Kigeme bazakwakira neza cyane, amajyambere yabo n'ivugabutumwa rikomeye, n'itorero rishinze imizi. Nujya Kibungo tujya tuvuga ngo tuzazana amamodoka dutondesha umurongo dufate esasi twitahije, ariko n'ivugabutumwa n'amashuri n'iterambere igahe niho ntawabwira bavuga byaho murabizi. Imana ihabwe icyubahiro kuri byose. Bya East African Christian College University hariya i Masaka nabyo murabibona, ariko noneho kubw'umwihariko kuri diyoseze ya Kigali, kuri izi nyubako dutashye, kuzidukikije hariya hakurya mu Biryogo, mwongere guha Imana icyubahiro ibyo yakoze, ibyo ikomeje gukora, n'ibyo dushyira imbere uyu munsi, n'ibyo tuvuga, n'ibyo dushimira Imana, cyane cyane ko turi no muri uwo mwanya usa nk'uwo gusezera Canon Antoine. Urangije neza ku bwanjye, Imana yakoresheje. Itorero ryacu hari aho rivuye, hari n'aho rigeze. Rimwe na rimwe umva abantu bavuga ngo twikuye mu gisuzuguriro, nimwe
nimwe mwabikoze nimwe mukomeje kubikora nimwari mukwiye guhagarara aho ngaho ahubwo mwari mukwiye gukomeza mugakataza niko bavuga mugakataza. Cyakoze icyo dushaka kuvuga aha ngaha ni ubuntu bw'Imana n'ineza y'Imana n'imbaraga z'Imana ni ubushobozi bwayo. Ibyo bikozwe haba muri izo ngingo eshanu navuze nubwo ntagenzi mvuga ngo imwe n'iyi haba mu byakoze hirya no hino, haba ibikozwe muri diyoseze ya Kigali, ni kubw'ubuntu bw'Imana, ni kubw'imbabazi zayo, ni kubw'ineza yayo. Imana yadukoreye bikomeye natwe turishimye. Aba bantu rero bari buzuye umunezero baravugishwa bisa nk'aho ari indoto, amahanga abavuga imyato y'ibyakozwe n'ibyo bagezeho, ariko iyo ugeze mu murongo wa 4 usanga nabo barahagaze noneho bakongera bagasenga. Umurongo wa 3, umurongo wa 1 n'uwa 2 ni ibyishimo birenze. Umurongo wa 3 ni ugutangaza no kuvuga imyaka Imana yabo yabakoreye byiza kandi natwe yadukoreye byiza. Mu murongo wa 4 baterura isengesho. Iryo sengesho bateruye mu murongo wa 4 ni isengesho risaba Imana kongera kubereka ubuntu bwayo, ineza yayo, kongera kubereka ubuntu yabagiriye, banagira bati ahubwo n'abasigaye nabo nibazi batashye batahuke, kuko bagira bati Uwiteka abajyanywe n'iminyago utugarure, abari kure yawe kuri Siyoni ngo umusozi w'Imana utugarure, tukwegere tukumenye, tubone ubwiza bwawe, tubone ubuntu bwawe, tukuramye tuguhimbaze, tukwimike mu mitima yacu, utubere umwami. Ryari isengesho kandi ryibuka iby'Imana yabakoreye, iyo neza. Amashimwe yabo yo muri umurongo wa 3 yabibukije byinshi, maze ibatera n'icyifuzo, ari ryo sengesho ryo mu murongo wa 4. Basa nk'aho bagira bati bring back the rest of the captives, zana nibo nabo bandi b'abanyagano basigaye. Iyo ugiye mu murongo wa 5 n'uwa 6 usanga yuko basa nk'abariho bemeza yuko umubabaro habamo n'umunezero, mu mubabaro habamo n'umunezero. Barababaye bihagije, ariko noneho there is a purpose in the pain. Hari umubabaro, hari intumbero mu mubabaro, hari icyiza kivuka mu mubabaro. Ni ukuvuga ngo uko kuba kure yawe Mana ukaba utugaruye kuri wa musozi w'amateka, wa musozi wo kukuramirizaho, bashimaga Imana. Ariko kandi muri aya magambo yo mu murongo wa 5 no mu murongo wa 6 basa nk'aho bagira bati ducucumurire
imigisha idasanzwe, duhe amasarurwa cyangwa se ibisarurwa bivuye ahantu, kandi duhe ibihagije. Mu bundi buryo ni ugusaba a spiritual harvest iri abundant, yuzuye, kandi mu Kristo nicyo cyakuzanye. Ariya magambo yo muri Yohana ari umurongo wa 10 ndayakunda cyane. Ni amagambo avuga ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ariya magambo ndayiga, ariya magambo ngerageza kuyasobanukirwa icyo ubwo bwinshi buvuga, icyo ubwo bugingo buvuga. Ngasanga bitandukanye n'ibyo najyaga mbona n'umwana aho nari ndi mu mpunzi. Abamisiyoneri bazakuvuga ubutumwa kandi ko ukishima, bakaguha n'utuntu ugashushanya, bakaguha n'amakreme gatanu, bakaguha n'imyenda ukaza kwihana kandi gatanu kugira ngo no ku cyumweru gitaha bahamagara wongere uze kuko wajyanaga kandi kenda wambara. Rimwe na rimwe abantu ntibamenye n'igihe bakiriye agakiza, kuko igihe cyose wajyaga imbere hari icyo wabonaga, hariho bajyanwaga n'ibyo babona. Ariko hariho sanse yo muri icyo gihe wumva yuko umuntu yari yitawe kuri uwo mutima, kuko Kristo agiye kugaruka, noneho ukumva usa n'umuntu ukwiye kwirukanka ukawufata, ukawirukankana ukawushyira Yesu, usa nk'uburobyi, usa nk'ari cyo kintu cyonyine witayeho, usa nk'aho wibagiwe ibindi byose. Ariko umuntu ni umuntu muzima wuzuye. Hari babihagararaga bakareba batamufasha, abana bari bavuga ubutumwa bihagarariye, bamuha Bibiliya agafatamo agapapuro ko gusoma gitari, akarambirwa ko warangiza kugira ngo arebe yuko yabona. Mwebwe ntimubizi, bamwe muri twebwe hari igikombe cy'ubururu wafataga gutya bakamusukiramo amata, ukavuga none umuntu akabwira vuga urangize nibonera amata yanjye nigendeye, ibyo uvuga byandambiye. Ngira ngo hariyo batangirira ku mata, umuntu akabanza agasoma mu nda akagira igihari, yari kumera nk'aba bandi ngo noneho ngo n'amatwi garumva indirimbo gusa, rimwe na rimwe ntiyumvamo akagira Imana. Kristo rero we yaje ngo zibone ubugingo, kandi zibone ubugingo bwuzuye. Kugira ngo we iyo asanga usamba yari kubanza akakuramira, akabanza akagira igitonyanga kiva ku rurimi, yabona uhagaze akabona kukubwira ubutumwa, yabona wambaye akabona kukubwira ubutumwa, yabona usa neza akakubwisha. Rimwe na rimwe ngira ngo dukwiye kuvuga holistic evangelism. Abami John n'aba holistic evangelism sinzi icyo ari cyo, ariko ntibaza ko ari ivugabutumwa ryuzuye rifata the total person, the whole being, mwuka, usabane, banire, ubwenge, a full person. Nigeze kubwira umumisiyoneri ngo ngewe ibyo ngibyo, papa yari umwarimu ariko nta gifaransa yari azi, yabiteramo burage. Hari n'abo yabwiraga bamubwiye igifaransa cyinshi ngo ngwino ngo vene gushyire Tadeyo. Tadeyo yari umwarimu uzi igifaransa, vene gushyire Tadeyo, bisigaye bivugane n'ibyo. Hanyuma rero abo ngabo ndabareba ndamwitegereza, nabwo ariko kuko rero na papa we nkabamo nawe ugenda mu modoka wambaye imyenda, imodoka tukayiruka inyuma, twazirukaga inyuma koko, ukayiruka inyuma ukagenda ibirometero bitari 2 cyangwa 3 wiruka inyuma y'imodoka n'ivumbi, warangiza wagerayo wananirwa kandi idahagaze, ukagira ute ugahindukira ugasubira inyuma, ukongera ukagenda ibindi birometero bigahajya gutaha. Hanyuma rero ndamanza nibaze, n'iby'ukuri koko ndashaka kwitanga, ndashaka gukorera Imana, ariko se kuki wowe bimeze gutya, kuki papa we bitameze gutya?
bagira teori nyinshi. Itorero ry'iwacu niryo ryanyohereje, niryo rishakira ibi, niryo rintunze guta, bakagira Imana mu itorero ryacu namwe nimushake natwe duse dutyo. Ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo ntimureke tujya gusabiriza kandi ubushobozi buhari. Ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo reka twigire tugere aho tuva tugire n'aho tugera. Ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo ntabwo twahora duhanagura ibirato. Ye ntabwo njya nkunda kwambara ikirato gihanagurwa ariko hariho abambara ibirato bihanagurwa. Ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo nuko mbona no guta umwanya rimwe na rimwe. Ubundi buryo bwo kuvuga ngo reka twe gufata ibirato dusiga amasiraje twambara amakositime tujye gusabiriza. Oya, tugomba kwigira Imana ishimwe ku byo tubona n'amaso. Ibyo kwisanga bigomba guhagarara. Nari ndi muri Kenya mu minsi ishize, nta muntu ntanambwira ati mwafashe ingamba zikomeye muri Gafuko. Kuki mutoroshye? Kuki murinda kuvuga ngo ibi byo gukuramo inda, mukarinda kuvuga ngo ibi by'abatinganyi, kuki mutoroshye? Nabaza ese ijambo ry'Imana rivuga iki? Abantu hango mwebwe nuko mumaze kwikwiza. Mwebwe nuko mumaze kwikwiza. Ni ubundi buryo bwo kuvuga ngo reka ngurishe umutima wanjye, ngurishe conviction zanjye, ngurishe ibyo nizera, nkunde mbona amafaranga kuko ntarikwiza. Igihe kirageze. Niba ari umucana umwana bigomba kuba, ariko ntabwo twaba manipulated with money. Navuze ngo warompaye 10,000 ngo kugira ngo ube ku ruhande rwanyu. Umuntu avuga ngo ubwo nuko baguhaye make baguha miliyoni bari kuyakira. Niyo zibe 5 ntazo nayo kwakira. None zibare uko bwana nuko neza n'inda n'indeshye nuko kera bavugaga ukabona ko koko ntabwo miliyoni 5 ashwe. Yenda bazakabakanye mu majana n'ayandi ariko icyo gihe ntabwo bizakura. Politiki y'umunyakenya yavuze ngo muyarye hanyuma ngo nimubahe ibyo bashaka. Oya, nabyo ni ugucumusha. Nabyo ni ugucumusha. Imana ishimwe kubw'umwanzuro inzu y'abepiskopi icyo gihe nibaza yari iyobowe na Bishop Colin n'abari bari kumwe nawe baritarinze kubw'umwanzuro yafashe kuvuga ngo amafaranga yabo batware kuko tuzabima ahangaha. Kuvuga ngo cyane na Bishop nawe tukigendera kandi tuzaba. Nicyo gituma tugomba kuvuga ubutumwa bwuzuye kugira ngo tugire ubugingo, kugira ngo tube ubw'umwuka ubw'umubiri, duse neza, tubane neza, tugire aho tuva, tugire n'aho tugera, dusengere mu rusengero rwiza nk'uru, tugire ibintu byiza nk'ibi bidufasha kuvuga ubutumwa, maze tugire tuti Imana yagize ite, yadukoreye ibikomeye, none natwe turishimye kandi bizakomeza. Iryo sengesho rero ryo mu gice cya 4 mbona ku murongo wa 4 mbona se nkaho rikomeza rigira riti ngo Mana ibyo wadukoreye komeza ubikore, Mana ibyo waduhaye komeza ubiduhe. Hanyuma rero muri murongo wa 5 no 6 tugiye kubona ari investment. Investment ubwo bavuga we kwicara gutegereze ahubwo sohoka ugende ujyane imbuto ugira ute ubibe, hanyuma bizagenda bite? Haleluya, uzasarura. Hanyuma rero ese umuntu yavuga iki? Yavuga ngo ntabwo dushobora kwicara ngo tujye mu rusengero ababarira tubane n'abandi nkabo bamaseko n'abandi ngo tumare nk'amasaha 24 twibagirwe gukora, kuko ejo tuzagendera kurya, nutabigira gutyo uzajya gusaba. Aya magambo yo muri 5 na 6 natubwira ngo nidukure amaboko
nituve mu gahinda, nitwe guheranwa n'ibibazo, ahubwo niduhaguruke tugire dute, tujye hanze tubibe. Imana nayo izagira ite, izaduha ibisarurwa byiza bisa nk'ibi. So let us invest. It's a great investment time. N'umurongo wa gatanu n'ubundi uvuga ngo look ahead of your struggles. Wihera muri struggle ahubwo zireza amaso, urebe kure rwose, urebe ku bizaza, urebe ku bizaza, urebe kure. Hanyuma uwo munezero, uko gushima bikomeza. Abantu ntibari bakwiye kwicara, ahubwo bari bakwiye gukora, bari bakwiye kujyanza. Reka ne kubarambira narekeze ku musozo, ariko nshimangira ko umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu ari imirongo idushishikariza gukora, ari imirongo idushishikariza gutera intambwe, niba ari risike tukayifata, ariko tugafata risike twasengeye. The difference igirego y'abazi Imana n'abatazi Imana. Muri business baravuga ngo you have to take a risk. Sikora aba d'affaires bari hagati bavuga you have to take a risk. Natwe n'abakristo, we have to take a risk that is baked in prayer. Yabanje kumeswa mu masengesho. Bifashe risk yabanje kumeswa mu masengesho. Rero ubona ibintu nk'ibi ubona n'amaso. Ari biri inyuma, ari ibyo mubona, ariko ukizera Imana yuko yaguhaye icyerekezo kandi yabikoze n'ubundi izabikora, kandi yo kwizerwa ikiriho ko hari izamukora, hari n'izamugeza. Nibifata gutya rero gusa ntabwo bizaza ibyo nabikubwira, keretse n'ujya kubisaba. We have to take a step of faith. Dukwiye gufata intambwe yo kwizera. Aha muri umurongo wa kane nanone niho gusenga basaba ngo Mana tugarurire ubuntu bwawe, tugarurire ibyacu twakuwemo, tugarurire ibirenzeho. Uyu munsi umuntu agize a prayer of restoration, yasengera imiryango yacu, yasengera ubumwe bwacu, yasengera imibereho yacu, yasengera imibabaro n'agahinda ngo tubivemo, yasengera ibiduherana ibyo ari byo byose, kandi agasengera imbaraga zo guhaguruka. Bakristo batumirwa, bakristo ba Remera na diyoseze ya Kigali, Anglikani muri hano, Imana yadukoreye byiza kandi turishimye. Reka tuyihe amashyi. Dushimire ibyo yakoze n'abo yakoresheje n'igikomeje gukora. Twitegeye ibiri imbere, kuko imbere ni heza. Shabone nari nicaye mu biro ndende bagerageza gusubiza amaso inyuma, hanyuma nza gusanga nshigaje imyaka 3. Ndavuga ngo Mana, what do you want me to do in this 3 years? Bashaka icyo ushaka, icyo unyereka muri iyi myaka 3 n'iki. Agira ngo mbabwire ko
Bishop Aboti na diyoseze yabo bayireze iyo myaka 3 iby'Imana ishaka n'iki ntitwahera aha ntitwagarukira aha ahubwo turakomeza kandi turakantaje ryari itangiriro ryiza mwarakoze Imana ibagire neza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera